Mu Rwanda turi kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, akaba ari jenoside yateguwe ndetse ishyirwa mu bikorwa na guverinoma yariho icyo gihe, guverinoma yari iyobowe na Perezida Juvenal Habyarimana, ndetse akaba ari jenoside yateguwe ndetse igashyirwa mu bikorwa n'udutsiko twitwa Interahamwe ndetse n'abandi bagiye bagaragara mu bikorwa byo gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Turaza kwifashisha rero cyane igitabo cya CNLG kigaruka ku mateka yitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turaza kwifashisha kandi inkuru zigiye zitandukanye dusanga ku Gihe, aho turaza guhera ku nkuru yanditswe ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane 2021 ku isaha y'isa 10:56, akaba ari inkuru iri ku Gihe. Ni inkuru rero tugiye kugarukaho ivuga ko Colonel Bagosora Theoneste kuri we ngo ntago abatutsi n'abahutu bashoboraga kubana mu Rwanda. Ibyo rero ni ibyatangajwe na Colonel Bagosora Theoneste, aho yavugaga ko abahutu ndetse n'abatutsi badashobora kubana mu Rwanda. Aha rero yahise avuga ko umuti nta wundi ari uwo gutegura imperuka yabo, ubwo yavugaga abatutsi. Ibi rero bikaba ari ibyatangajwe na Colonel Bagosora. Colonel Bagosora Theoneste ni umwe mu bari bafite ijambo rikomeye mu gisirikare kuko yari yarakoze imirimo itandukanye, hakiyongeraho ko yavukaga muri Gisenyi, ari naho hakomokaga Perezida Juvenal Habyarimana na benshi mu bayobozi bakuru. Bagosora muri Mutarama mu 1993 yari mu ntumwa zahagarariraga u Rwanda mu nama ya Arusha, ubwo hemezwaga igice cy'amasezerano y'amahoro kirebana no gusaranganya ubutegetsi. Icyo gihe ntiyemeye ibyavuyemo, yasohotse arakaye, aravuga ngo ndatashye ngiye gutegura imperuka. Mu gitabo rero kigaruka ku mateka yitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi giherutse gushyirwa ahagaragara na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside CNLG, muri iki gitabo havugwamo ko tariki ya 4 Mata mu 1994 mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru w'igihugu cya Senegal, Colonel Bagosora yabwiye abari bitabiriye ibyo birori ko igisubizo kimwe rukumbi gishoboka ku Rwanda ari ugutsemba abatutsi. Mu bemeje ko Bagosora yavuze ibyo bintu harimo Romeo Dallaire wayoboraga ingabo za Minuar mu Rwanda, ndetse na Jacques Roger Bobo wari uhagarariye umuryango w'abibumbye mu Rwanda, na Colonel Luc Marchal wari uyoboye ingabo z'Ububiligi zari muri Minuar, akaba yari anungirije General Dallaire. Aba bose rero uko ari batatu bakaba baremeje ko mu by'ukuri aya magambo yavuzwe na Colonel Bagosora, aho yavuze ko agiye gutegura cyangwa se ajya gutegura imperuka, akavuga ko igisubizo kimwe rukumbi ari uko gishoboka ku Rwanda ari ugutsemba abatutsi. Rero uyu nguyu Colonel Bagosora yavuye i Arusha atangaza ko agiye gutegura imperuka y'abatutsi. Ku itariki ya 9 Mutarama mu 1993 ubwo Bagosora yavaga Arusha arakaye, akanemeza ko agiye gutegurira abatutsi imperuka, ngo yari ababajwe nuko ishyaka rya MND ryari ryahawe imyanya 5 y'abaminisitiri muri ministeri 21 zagombaga kuba zigize guverinoma y'inzibacyuho, ndetse n'imyanya 11 ku badepite 70 bari bateganyijwe mu nteko ishinga amategeko nayo y'inzibacyuho. Colonel Bagosora ntiyemeraga na busa iri saranganywa ry'ubutegetsi, ndetse ashinja minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Boniface Ngurinzira ngo kuba yaragurishije igihugu bituma MND imuhimba izina ryitwa Ngurisha igihugu. CNLG ikomeza ivuga ko Colonel Bagosora akimara kugaruka i Kigali avuye Arusha kuwa 9 Mutarama 1993 yakoresheje inama zitandukanye na bagenzi be b'intagondwa barimo abasirikari bakuru nka Colonel Dr. Laurent Baransaritse wayoboraga ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, hamwe na Lieutenant Colonel Anatole Nsengiyumva wayoboraga ingabo muri Gisenyi. Hari kandi Major Protais Mpiranya wayoboraga abasirikari barindaga Perezida Habyarimana, hakaza na Major Aloys Ntabakuze wayoboraga batayo parakomando. Bose bishyize hamwe bashinga ishyirahamwe ry'abicanyi mu ngabo z'u Rwanda baryita Amasasu. Iri shyirahamwe rero ryayoborwaga na Bagosora wihimbaga izina rya Komanda Mike Tango, rikaba ryarabaye ku isonga yo gukwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu ngabo z'u Rwanda no gukangurira abasirikari kutazemera kubana n'inkotanyi, ahubwo bakitegurira cyangwa se bagategura kurimbura abatutsi, kuko ngo abatutsi bari ibyitso by'inkotanyi.
Kuwa 18 Ukuboza 2008 ICTR yahamije Bagosora icyaha cya jenoside, ibyaha byibasiye inyoko muntu, ubuhotozi, itsembatsemba, itoteza, gusambanya ku gahato n'ibindi bikorwa birenze kamere muntu. Yahise akatirwa igifungo cya burundu. Hanyuma ku itariki 14 Ukuboza 2011 yaje kujuririra uwo mwanzuro w'urukiko, maze igihano cyo gufungwa burundu gikurwaho, akatirwa gufunga imyaka 35. Mu mwaka wakurikiyeho kuwa 11 Nyakanga 2012 yoherejwe kurangiriza igihano cye muri Mali. Hanyuma kuwa 13 Werurwe 2019 yasabye ko yafungurwa mbere yuko igihano cye kirangira, avuga ko mu gihe ubusabe bwe bwakwemerwa yifuza koherezwa mu Buholandi cyangwa se akaba yakomereza gutura muri Mali. Umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, Carme Agius ku itariki 2 Mata 2021 yanze ubusabe bwa Theoneste Bagosora ubwo kurekurwa mbere yuko igifungo cye kirangira. Hanyuma umucamanza Carme Agius ashingiye ku buremere bw'ibyaha Bagosora yahamijwe n'imyitwarire yo muri gereza, yavuga ko itaraba myiza, nubwo abacungagereza batangaje ko agenda ahinduka, yavuze ko akwiye gukomeza gufungwa ari nako ahindura imyitwarire. Hanyuma ku itariki 25 kwa 9 2021 Bagosora yaje gupfira cyangwa se yapfiriye mu bitaro bya gereza. Reka rero n'ubundi muri iki kiganiro tuvuze kukubwira se waba waramenye ibyabereye i Dar es Salaam mbere y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Ibi nabyo rero nk'uko tubikesha ibiganiro bigiye bitandukanye, Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'inshingano mboneragihugu uko yagiye abitangaza, reka tukugezeho nabyo ibyagaragaye byabereye mu nama yabereye i Dar es Salaam mbere yuko habaho ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda. Inkuru zose zivuga ku minota ya nyuma ya Falcon 50 cyangwa se Falcon 50 ya Juvenal Habyarimana n'abari bayirimo, zitangirira mu nama i Dar es Salaam ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki ya 6 Mata 1994, zikongera gusimbukira i Kanombe ku mugoroba wo kuri iyo tariki ubwo indege yaraswaga, abari bayirimo bose bagapfa. Hari abavuga ko Habyarimana yabanje kugirwa inama yo kurara muri Tanzania ariko akabyanga, abavuga ko abapilote banze guhatsa indege akabotsa igitutu n'ibindi. Nta wasobanura neza iby'uru rujijo kurusha Lieutenant Caporal Senkeri Salatiel wamaze imyaka 15 ari umurinzi wihariye wa Perezida Habyarimana. Retired Caporal Senkeri Salatiel wamaze imyaka 15 ari umurinzi wihariye wa Perezida Habyarimana, ni umwe mu bari baratoranyijwe kubera ubuhanga yari afite mu kurwana nta ntwaro, ukongeraho ubumenyi mu kurashisha imbunda ziremereye. Uyu musaza w'imyaka 34 yibereyeho ubuzima butuje mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Ni umuhinzi mworozi, akaba n'umujyanama w'ubuzima. Muri iki kiganiro hari ikiganiro ngiye kukugezaho yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, aho bagendaga bamubaza ibibazo bitandukanye, hanyuma nawe akagira ibyo asubiza. Reka mbikugezeho mu buryo burambuye. Umunyamakuru w'ikinyamakuru Igihe yatangiye amubaza ngo byagenze gute ngo usigare i Dar es Salaam ubwo wari kumwe na Perezida Habyarimana Juvenal. Yamusubije agira ati nari najyanye na Perezida Habyarimana ndi umurinzi we wa hafi, garde du corps. Ngiye nasigayeyo kubera ko indege yacu yari ibaye nto, kuko iyo Abarundi yari yagize ikibazo twimukira Abarundi bazana na Perezida dusigarayo gutyo. Ubwo hageze nijoro twumva ngo indege yahanutse bayirashe. Twagumye rero i Dar es Salaam kugeza muri Nyakanga tariki ya 4 ubwo bavugaga ko tuza mu Rwanda. Twazanye na Air Cameroon tugeza i Goma, duhita twambuka mu Rwanda tuhasanga Perezida Sindikubwabo nabo bari kumwe. Igisenyi twaharaye ijoro rimwe, duhita tujya i Cyangugu tuharara kabiri. Abafaransa bati igihugu cyafashwe, niba mushaka kuba hano mube hano. Bahise bafata icyemezo cy'uko twambuka Bukavu. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati mwamenye ko indege yahanuwe muri hehe? Yasubiza agira ati indege yamaze kugenda dusubira mu mujyi batujyana muri hoteli Kilimanjaro. Indege bayihanuye nijoro, twari tutararyama dutaramye, hari nko mu masaa 3 z'ijoro. Uwari umuyobozi wa hoteli niwe waje kutubwira ati indege bayirashe n'abari barimo bose baguyemo.
hano umunyamakuru w'ikinyamakuru igihe yakomeje amubaza ati ese iriya mpanuka ubona itari kwirindwa? umva igisubizo uyu musirikare warindaga perezida Habyarimana yamusubije ngo iyo aza guhindura wenda akarara cyangwa se wenda bikagenda uko bavugaga ngo bagwe igoma, pilote niwe wabisabaga, ati tuguye igoma byadufasha ntitugwe i Kanombe, hanyuma perezida akambuka ku Gisenyi n'imodoka. Umunyamakuru yakomeje amubaza kuki mwategereje amezi 3 ngo mubone kugaruka mu Rwanda? Hano yasubije ati twashaka kugaruka ariko tukumva nta nzira. Minafete ya Tanzania yazaga kudusura ariko ikatubwira ko nta nzira, batubwiraga ko igihe bazabonera ari ngombwa bazatwohereza. Nkwibutse ko aya makuru tuyakura ku Gihe, ndetse n'umutangabuhamya Senkeri Salatiel wahoze arinda perezida Juvenal Habyarimana avuga ko uruzinduko rwa papa barwiteguye cyane. Reka tugaruke inyuma ho gatoya, byagenze gute ngo hano n'umunyamakuru n'undi akomezaga amubaza, yaramubaje ngo tugaruke inyuma ho gatoya, byagenze gute ngo ube mu baherekeza perezida i Dar es Salaam? Hano Salatiel yakomeje agira ati duherekeza perezida twari abasirikari nka 6, nitwe bagennye twaje nk'abari mu kazi ka leta. Hano umunyamakuru amubaza mwagiye mu ndege imwe na perezida? Hano yamusubira ati oya twagiye mu ndege yakoranaga n'abamanuka mu mitaka i Kanombe, ariko indege zombi zagiye zikurikiranye muri icyo gitondo, gusa perezida twagiye imbere ye. Hano umunyamakuru yamubaje ngo amakuru yuko abapilote bingingiye Habyarimana kurara akabyanga niyo? Hano yasubira ati umupilote twari twicaranye ntibuka izina yavugaga ko bashobora kubarasa, aravuga ngo ntitubibwire protocole yayoborwaga na Meja Mageza, twabibwiye Meja Mageza, perezida Habyarimana aratsemba ati nibandasa bandase ndataha, nta kimbuza gutaha mu Rwanda. Byari hagati ya saa 10 ndetse na saa 11 z'umugoroba. Hano umunyamakuru yaramubajije ngo Habyarimana nta bwoba bw'uko yaraswa yari afite? Hanyuma retired caporal ayasubije agira ati sinari ndi mu mutima we, ariko iyo bamubwiraga ibintu ntabwo yapfaga kubikurikiza ngo abyumve gutyo. Habyarimana nta gihunga yagiraga, bamubwiraga amakuru ahubwo akabasuzugura. Hanyuma umunyamakuru akomeza agira ati ibihuha by'uko azicwa mu gisirikare ntabyo mwumvaga na mbere yo kujya i Dar es Salaam? Hanyuma uyu retired caporal yasubira agira ati twarabyumvaga, baranabitubwiraga nk'abantu barindaga perezida w'igihugu kiri mu ntambara, ibyo twabyumvaga gutyo twe bakaduha amabwiriza y'uko dushobora kwitwara mu bihe nk'ibyo. Uburyo bwo kumurinda bwarahindutse kuko haje Abafaransa, nibo batangaga amasomo y'uko abantu bagomba kwitwara mu gihe nk'icyo. Umunyamakuru yakomeje agira ati kuki umugaba mukuru w'ingabo na muganga wa Habyarimana banze kwinjira mu ndege? Yano yasubira ati Kastari Nsabimana Deogratias umugaba mukuru na Dr Akingeneye wavuraga Habyarimana babanje gusigara hasi, noneho perezida ageze mu ndege avamo ababuze, nibwo bwa mbere yari agiye mu ndege akavamo. Hanyuma uyu caporal yakomeje agira ati nari ndaho mpagaze, agira ati akingeneye ko usigaye ndavurwa nande? Ayo ni amagambo cyangwa se ni ikibazo perezida Habyarimana yabazaga uwamuvuraga, ati ko usigaye ndavurwa nande? Ageze kuri Nsabimana Deogratias aramusubiza ati nge nagiraga ngo nze niriya ndege isigaye nizanire agasima kuri make. Nibwo perezida yavugaga ngo Montez bose bahita burira mu ndege. Ayo rero ni amwe mu mateka cyangwa se mu mateka agiye atandukanye y'urupfu cyangwa se y'urupfu cyangwa ihanurwa ry'indege ya Habyarimana wari perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu gihe cy'igihumbi 1994. Nkwibutse ko kandi aya mateka ndetse n'andi menshi ushobora kuyasoma kuri Twitter account ya Julius Mugabo, aho afite hashtag yitwa Ask Me About Rwanda. Akaba ari amateka menshi agiye atandukanye ushobora kujyaho nawe ukayasoma, ndetse ukaba wanatanga umusanzu wawe mu gukora share ndetse na like kuri aya mateka, ndetse ukanakora subscribe kuri YouTube channel ya Josataya TV.